ugendeye kuri gahunda ya furesheri ku ishuri, umwana iyo abyutse akora iki? ubundi umwana iyo abyutse mu gitondo agomba gukoresha umuti w'amenyo n'uburoso, akiborosa ubundi akaza ku ishuri. Ikindi cya kabiri, agomba kuza yoze umubiri wose, ubundi akaza ku ishuri. Arabyuka akiborosa ubundi agakaraba akaza ku ishuri. Ngatetu 50 Ngatetu 50. Igitondo cyiza aho muri hose, tubahaye ikaze mu karere ka Kamonyi ku kigo cya GS Mushi. Ni umunsi wa mbere wo gutangira ikizwi nk'imenyereza egizami cyangwa se moke, bazitaga kokuru kera. Ni ikizami abakandida bakora bitegura ikizami cya leta, ntabwo aba ari ikizami komutera, ahubwo aba ari ukwimenyereza. Ugikoze neza bimuha ishusho y'uko ikizami kizaba giteye, cyane cyane ko kiba gihuza imyaka yose, ndavuga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu. Iyo yiga muri advanced kiba gihuza mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Reka uyu mwanya twumve imbamutima z'abanyeshuri bamaze gukora iyo test. Mwahereye ku ki? Murakoze. Amazina ni Irakoze Pacifique. Twahereye kuri mate. Mate bateguye n'ubundi ni ibintu dusanzwe tubona, dusanzwe twiga, birimo mu kayi yacu. Nta birenze, nyine ni ukujya ku kizamu ugakora nyine witegura ikizamini cya leta. Nta kibazo rero byari biteye, n'ubundi ni ibisanzwe, ntabwo byari bikomeye cyane nyine ku buryo bavuga ngo byacitse. Ndumva ari ibyo. Ukurikije uko wari wize, uko umaze iminsi wiga, biguhaye ihe experience, biguhaye ikihe cyizere mu kizamini, urumva uzaba uhagaze gute? Bimaye experience yo kubona nyine uko babaza, n'ubundi ntabwo bitandukanye n'uko natwe basanzwe batubaza muri test tumaze iminsi dukora. Bihita biguha icyizere cy'uko nyine uzaba umeze mu kizami, ufite ubona ko n'ubundi nta birenze, nta bintu byo kugenda ufite ubwoba nyine ngo byacitse. Ubwo muraza gukora iki nyuma ya saa sita? Ngiye gukora history. History rero nayo nta bintu biba bikomeye birimo, nyine n'ubundi bakubaza ibiri mu ikayi yawe, ni ukwiga ukaba ubizi. Reka tugushimire, tubaze n'abandi imbamutima zabo uko bari kubyumva, uko babyakiye, ndetse n'icyo bakuyemo n'ingamba bafashe. Buriya iyo umaze gukora ikizami biguha ingamba zo kumenya ngo ariko ikindi ndaza kukitegura gute, ndaza gushyiraho imbaraga zingana gute. Urakoze cyane. Wowe test wayibonye ute? Iyi mock uyibonye ute? Muhereye ku mibare uyibonye ute? Imbamutima zawe ni izihe? Ukurikije iminsi umaze wiga, mbese ukuyemo iki? Murakoze. Amazina yanjye ni Nikuzwe Esther. Ngiye akanya tumaze gukora test y'imibare, ariko ikintu mbonyemo ugereranyije n'ahantu tugeze twiga n'iminsi ira ngo dukore ikizamini, iyi test ntabwo yari ikomeye ugereranyije n'uko nize. Biguhaye izihe mbaraga, biguhaye iyihe shusho mu kwitegura ikizamini cya leta kizaza ejo bundi mu kwa karindwi? Imbaraga bimaye nyine, uri kubona imbaraga bimaye nyine ni ukwiga cyane, nkongeramo imbaraga nkarushaho, aho ngejeje nyine nkarushaho cyane. Reka tukureke witegure n'ibindi.